Pi Network ni umwe mu mishinga yifashisha ikoranabuhanga rya blockchain, aho abantu bashishikarizwa gukora mining cyangwa kwinjira muri gahunda yayo kugira ngo babone ama Pi coins. Ariko hari ibintu byinshi abantu bakwiye kumenya mbere yo kugira ibiringiro byinshi ku mafaranga menshi azavamo. Nibi bikurikira ni inama nagira abo bantu. 1. Menya neza ibyo Pi Network ari byo. Pi Network ntabwo irageza urwego rwo kuba ifite agaciro ku isoko nk'izindi cryptocurrencies nka Bitcoin cyangwa Ethereum. Ibyo bivuze ko nubwo ufite Pi coins nyinshi, niba nta gaciro bifite ku isoko, ntabwo uzabasha kuyagurisha ngo ubone amafaranga. 2. Itegure amarushanwa ku isoko rya crypto. Isoko rya crypto ntirizwiho guhagarara hamwe. Agaciro k'amafaranga bishobora kuzamuka cyangwa kumanuka cyane. Niyo Pi Network yagera ku isoko, ntawamenya niba izaba ifite agaciro ku butunzi cyangwa niba izaba ifite agaciro gato cyane. Ibiringiro birenze ubushobozi si byiza. Ni byiza kugerageza amahirwe mu mishinga mishya nka Pi Network, ariko ni ngombwa guca bugufi no kumenya ko ibyo ushobora kwitega bitarenga ukuri. Ushobora kuba utarashira amafaranga mu Pi Network, ariko igihe cyawe n'umuhate bishobora kubura umusaruro. 4. Shakisha amakuru yizewe. Hari abantu benshi bakwirakwiza amakuru y'ibinyoma bavuga ko uzabona amafaranga menshi vuba na vuba. Irinde kwishora mu gushora ibindi bikoresho cyangwa amafaranga udafitiye icyizere. 5. Shaka uburyo bwo kongera ubumenyi muri crypto. Ubushobozi bwo gucunga umutungo muri crypto bukubakwa no kumenya neza uko isoko rikora, gushaka izindi cryptocurrencies zifite ejo hazwi cyangwa gushora mu mishinga ifite ibimenyetso by'ubushobozi. 6. Reba ku byagenze ku bindi bikorwa. Hari imishinga myinshi yagiye ivuga ibikomeye ariko ntiyatanga ibyari bitezwe. Ni byiza kwiga ku mateka y'indi mishinga nka OneCoin kugira ngo wirinde. Icyitonderwa, Network iracyari mu buryo bwo gukora igerageza, kandi kugeza ubu abahanga benshi mu ikoranabuhanga n'isoko ya crypto baratsibaza niba izagira agaciro nyakuri cyangwa niba ari uburyo bwo gukusanya amakuru y'abakoresha. Inama: abakomeje kuyikoresha bakwiye kuyifatana n'ubwitonzi ndetse bakayikoresha ku mushinga w'amahirwe aho kwishinga gusa ko ariho bazabona ubutunzi. Umwanzuro: bakomeze ariko babikore bagamije gucungura amahirwe ntabiringiro byinshi birenze ukuri. Impamvu: wanyonta ngaruka zigaragara zihari nta kibazo cyo gukomeza. Kubera ko Pi Network itaguhatiriza gushora amafaranga mu kuyikoresha, ntabwo ari ikibazo gikomeye gukomeza gukora mining. Gusa ni byiza kubikora nk'umukino cyangwa ikintu cy'ubushakashatsi aho kubishinga cyane ko biza kungura umutungo. 2. Kumenya ko isoko rya crypto ari rishya kandi ryuzuyemo ibibazo. Icy'ingenzi ni uko abantu bagira ubushishozi, bakirinda kugenera Pi Network agaciro katariho. Bakwiye kuyikoresha bashaka kumva uko ibintu bya crypto bikora aho kwibwira ko izatanga amafaranga menshi byanze bikunze. 3. Ihangane n'ibitezo byinshi. Birashoboka ko igihe kizagera Pi izagira agaciro, ariko niyo itakagira igihe bakoresheje nticabaye igihombo gikomeye niba baragikoresheje mu buryo buzuye ubwenge. Inama nyuma y'umwanzuro: tibakwiye kubyagarika burundu niba babona ko nta kiguzi gihambaye babitakazaho. Niba hari ibindi bibahenda cyangwa bibasaba ishoramari rikomeye, bakwiye kubihagarika. Bagire ubushishozi bwo gusoma amakuru yizewe ku buryo iyo gahunda iterwa inkunga abahanga mu by'ikoranabuhanga. Umwanzuro wa nyuma: bakomeze babikine amarushanwa, ariko birinde gushiraho amafaranga cyangwa imbaraga nyinshi mu byo batazi neza. Kubwira abantu uburyo bwo gukora amafaranga online bisaba kubanza kubagira inama yo kwitondera ibintu bikurikira kugira ngo birinde ibibazo bishobora kubaho. Kwirinda uburiganya. Hari abantu benshi bakoresha amayeri ngo babeshe abandi amafaranga. Ibintu byo kwitondera: ibyemezo bidasanzwe, uko bagiyeho bavuga ngo kuramo amafaranga menshi mu gihe gito, bikwiye kugutera amakenga. Gutanga amafaranga mbere. Niba ugomba gutanga amafaranga kugira ngo utangire, birashoboka ko ari uburiganya. Amakuru asobanutse: reba niba urubuga cyangwa abantu ugiye gukorana nabo bafite amateka asobanutse ubunyamuga. Dumenya aho uratangira. Shakisha amakuru y'ukuri kuri platform cyangwa umushinga mbere yo kuwutangira. Kwiga uburyo bikora. Abantu benshi batakaza amafaranga kubera ko batitabiriye kumenya neza ibyo binjiyemo. Ibikore cyihuta. Ibiganiro n'akazi kenshi online bikenera internet ihamye.
Ikoranabuhanga, ufite mudasobwa cyangwa telefone igezweho ndetse n'ubumenyi buke mu ikoranabuhanga birafasha cyane. Wapor, kumenya uburyo bufatika bwo gukora online, ubucuruzi bwanditswe, ukoresha ubumenyi bwawe, ko kwandika, gushushanya, cyangwa gukora porogaramu. Ubucuruzi gurisha ibicuruzwa. Kugurisha ibintu kuri platforms nka Shopify, Amazon cyangwa Etsy, YouTube cyangwa TikTok. Gukora video zifite umwihariko kandi ukinjiza binyuze mu kwamamaza. Ibisohoka ku mbuga nka affiliate marketing. Kujya umenyekanisha ibicuruzwa bya ba nyirabyo, bakaguhemba amafaranga kuri buri kugurisha, bavuye mu mamaza. Ubucuruzi bwo gucuruza amafaranga. Ariko ibi bisaba ubushishozi no kuba wize neza kubyo ukora. Kubaka icyizere. Tukihutire gushaka amafaranga menshi mu gihe gito. Kora cyane, kandi uba umuntu wizerwa. 6. Kwitondera amategeko n'ibikubiyemo. Niba ubonye amafaranga menshi, reba uko amategeko igihugu cyawe avuga ku misoro kuri ayo mafaranga. Kurinda umutekano wa konti zawe. Ntutange amakuru ya konti za banki, ijambo ribanga, cyangwa ibindi bijyanye n'umutekano wawe ku bantu batizewe. Iyo umuntu akurikije izo nama, bishoboka cyane ko yakwinjira muri gahunda yo gukora amafaranga online mu buryo bwizewe kandi bunguka.